Yes, tuwakazi wakurikiye Impinga Media, the peak of content, yase peak of content twa Peacemaker Pandit ndi kumwe na Lionel Sentora ku gitaramo abatumiramo mwese ku tariki ya 27 z'ukwezi kwa 7 muri Kan Kigali. Ni album launch Wangabiye, imwe mu ndirimbo zanditse amateka muri gakondo cyase muzi yo hambere mu Rwanda, ariko imaze imyaka 8 muri campaign yarakoshwe cyane kandi iba nk'ikirango cya campaign. Tubwa ikaze Lionel. Murakoze cyane. Yego, bizo ritese. Ni bo. Ari wose waduhaye akantu kuwangabiye koko nibijwe riturika. Datarankunda yangabiye inkawe ndacyamuta, shangabiye inka nziza ngo ndinganire n'abandi ndacyamuta, cyurabura wangabiye inkawe ndacyamutashya. Aha, ndacyamutashya nanjye. Yavuze mukomeze umutashye cyane bitarabaho. Indirimbo ifite amamoko hehe? Amamoko? Inkomoko ni mu Rwanda. Yego. Yeah. Ndavuga ubwo igitekerezo cyavuye kugira ngo yandikwe, nde wayanditse byagenze bite story? Indirimbo ningiye wayanditse, nayanditse nshingiye ku babyeyi banjye bafite icyo bavuze kuri jewe, ko bangabiye byinshi, bangabiye igihugu, bangabira kuba nkura nkangana gutya, nkaba ndi umuntu urimo kwaguka gutya. Nuko nukugabirwa. Ariko ubwo ababyeyi baracyahari? Ababyeyi banjye baracyahari. Bari inaha mu Rwanda? Bari inaha mu Rwanda. Indirimbo se bayibonye bayakire gute, nimba mwarabashe kwicara mukaganira? Bayakiriye neza cyane, bayakiriye neza, barabishimye. Asita no kuba barabonye yuko imaje kugera kuri no rwego iby'agaciro. Uyandika ruzi igihe kimwe mukuru w'igihugu yazavuga ko ayikunda, umubyeyi akavuga ati indirimbo ndayikunda. Oya, ntabyo narinzi, ariko igeno ry'Imana ryaraje, nanjye birantungura, mbona yuko ni bukuru bayikunze. Yego. Wakira ute kwikoreshwa muri campaign rero tuvuyemo? Nabyakiriye neza kuko ni indirimbo yashyigikiye umukandida wacu. Nanjye ni ibintu by'agaciro kuri jewe nk'umuntu wari inyuma y'umukandida wacu, noneho ibi by'akarusho kuba harakoreshejwemo n'indirimbo yanjye, ndabishimira cyane n'umugisha mu wundi. Lionel, wenda turangira mu gitaramo, uri umuhanzi ufite ijwi ryiza ryo kuririmba gakondo nk'uko injyana muyita, ariko se ukora iki kugira ngo ijwi rikomeze ari ryiza ridahinduka? Nta kintu nkora gihambaye usibye kwiyitaho, ukaruhuka, ukarikoresha neza gusa, nta kindi gihambaye. Ntabwo hari ibintu urya, nta bintu unywa, nta myitozo, unajya twinjiye muri science ya vocal? Ngiye nkora siporo zisanzwe, siporo kwiruka, gukina football, ariko ibindi nywa ndashobora kunywa ginger, icyayi gishyushye, nta kindi kintu nkoresha de special. Nta kindi. Album igiye kumurikwa, indirimbo 12, twinjiremo neza, uri kumwe n'abandi? Hariho indirimbo 12, ariko nkaba narakoranye n'abahanzi batandukanye bataba hano mu Rwanda. Bose hari umwe utuye mu Faransa witwa Angela, undi utuye mu Bubiligi witwa Bull, hamwe na Mike Kayihura, niwe muhanzi uriho twakoranye hano mu Rwanda. Aba producers ubwo bashyizeho ibiganza ni bande? Umuntu washyizeho ibiganza ni producer Didier Touch, niwe unkorera indirimbo zanjye zose, abo zikagera album, ni nawe wanakoze iriya ndirimbo Uwangabiye. Album se umyiteguro igeze he? N'ubundi ugiye muri rehearsal, ariko twinjira mu myiteguro igeze he, twitega iki kuri stage? Imyiteguro igeze kure, iri kuri 88%, urumva irarimbanije, kandi nababwira yuko mwiteguro yuko tuzabahereza ibintu byiza, muzaryoherwa na gakondo nziza, kandi mpamya yuko buri muntu wese uzabyitabira azabasha kuryoherwa cyane. Urashyigikiwe cyane, uri mu muryango n'undi washyize imbere umuziki wo hambere, ntabwo ujye uvuga uti ariko wakora nanjye za Afrobeat nkarimba ibishegu nka Oya, nakuriye muri mu njyana gakondo, nakuze dukora gakondo gusa, sinigeze nisanga mu yindi njyana. Ariko ariyo mpamvu, ariko izindi njyana ndazikunda, ariko sinshoboye kuba nazikora. Iyo nza kuba mbishoboye nari kuzikora tu, kabishwe yuko yenda na look yanjye ishaka kugaragara ari nka gakondo. Ariko ntabwo nayo mbishoboye, igihe nisanzemo ni gakondo. Kandi nkayihoza ku mutima, nkabikora mbikunze cyane. Reka tuzahure mu gitaramo ku cyumweru, ababyeyi bazaza? Ababyeyi banjye barahari, tariki 27 za kuno kwezi hano muri Kan Kigali, nkuko wari ubikomojeho. Famiye yanjye yose irahari, n'abanyarwanda bose muri rusange. Ese album umuntu azayigurira he? Turadutoramiye turatashye, tuzayikore kugira tuyumve dutashye?
album iri kuri platform zanjye zose za Spotify, YouTube n'ahandi hagiye hatandukanye. Umuntu wayishaka yagenda akayumva, ashaka kuyigura akayiguriraho nta kibazo, iri hanze. Hari amasede baduteganyije se abantu bazazamo hano kuryo twazicyura abantu badakoresha murandasi yanga dukuze? Amasede yarahari bateganyije bazahereza abantu hano kuri saye kugira bazabasha kuba bashaka kuyagura, nta kibazo azaba hari. Wakoze cyane ku mwanya mwaduhaye. Murakoze namwe, merci cyane.